Akazi karagenda gate? Hamjambo, habari za siku nyingi. Habari ya kazi? Na habari ya kazi? Hawa ambao hawana uniform nao bikwiye kugenda yanditseho izina y'uwo urigeneye. Urumva icyo nshaka kuvuga? Gufora murabizi, urafora. Wowe uri gufora gusa ngo urekure isasu rigende. Urafora ukagenda ugahamya. Iyo ugiye gutangira rimwe, abiri, atatu, kuri target imwe bitajyaho ubwo hari ikibazo. Ni ukuvuga ko muri ya masomo cyangwa se muri wowe na nyuma y'amasomo hagomba kuba hari ikibazo ugomba gukosora. Kuko iyo utabikoze utyo n'undi arafora, sibyo? Agutanga uraguma muri ibyo ubahatisha baraza kukubona. Ariko hari n'ikindi, ubu kijyanye noneho n'ibijyanye na economy y'ibyo dukoresha. Nujya kugera kuri target ari uko wakoresheje amasasu 10, amasasu 10 ni ukuba n'andi 10 n'abandi 10 n'abandi 10 yabaye menshi. Ese uzajya uhora ubona amikoro yo guhora ugura amasasu yo kwangiza? Kandi hari amasasu amwe, hari ibisasu mwita ibisasu bimwe bisigaye bihenze cyane. Ibisasu kimwe gisigaye kigura nk'amadolari 3,000-5,000 rimwe. Ntabwo nirwa njya mu magambo menshi abisobanura. Niba mwiga, niba mukurikiza umwuga murabyumva. Niba ari cyo ugomba guhanura mu kirere ukohereza kimwe, ukohereza ikindi ushakisha, ubwo kimwe 5,000, wohereje ikindi 5, urahushije ibindi 5, ubwo ni 15,000 ushakisha by'amadolari. Iyo ntambara uzayirwana ute? Ayo mikoro azava he? Ni ukuvuga ngo urafasha umwanzi. Uyu mwanzi ashobora no kukwihorera ya masasu ahenze akabanza akagushiraho, sibyo? Ibyo nibyo mukwiriye kuba mutekereza nyuma y'ibyo byose, y'aho munyura, ibyo mwigishwa, ibyo mubwirwa. Ugomba guhamya intego, ugomba kumenya gukoresha igikoresho nka kiriya cyangwa n'ibindi ndetse bikomeye cyane kurusha. Ugomba kumenya kubikoresha. Ntabwo ari bya bindi bya kera cyangwa by'abantu bemera indagu. Indagu murazizi? Ntabwo ari byo kuraguza. Iyo babigiyemo kabaye barakwica rwose. Umuti uri muri wowe,
uri mu cyombo cyawe uri mu ko ugikoresha ntuzakubeshya ibindi uzamenye ko ariho yakuguriye kofini ni iki isanduka uzakubeshya ibyo bindi ko hari ibindi bibigena yakuguriye isanduka bazakubikamo nta bundi buryo ariko si wowe gusa nutuzuza izo nshingano ukajya muri iyo sanduka wayishyizemo n'abandi abo wagombaga kuburengera utashoboye gukora neza bakagerwaho n'umwanzi nabo icyo gihe bagendera gutyo nk'uko byakugendekeye turabyumva ibyo ngibyo rero hari ibikoresho hari ibikorwa remezo hari ubumenyi hari ubushake hari disipurine bigomba kujyana nabyo niko bibaye nta kundi niko biri iby'umwanzi ntawe ubigena ntabwo uzamenya umwanzi urabizi hari n'umwanzi gusa mutagira n'icyo ubundi mufite mupfuye akakureba gusa kumva umuteye ikintu hano utari kuyiwe waba ufite n'akantu ufite akakakwangira gusa yaba yahuye n'ingorane zaturutse ahandi akazihimba ko ari nawe wazimuteye bigahora bityo ntabwo umwanzi erega n'aba uhangana nabo buri munsi babandi navuze bigenda bigaruka buri myaka 5, 10 ubundi ugiye kureba hari abo dufite ibyo dupfa nabo nk'izi nterahamwe abamujya mwumva FDLR n'abandi bazishyigikiye abo dufitanye ikibazo pe ariko abagiye kubashyigikira cyangwa ababashyigikira abo ngabo ni abanzi bizanye gusa bafite kudushakaho ibibazo nyine nibo bavamo abavuga ko bakabivuga no ku mugaragaro nta soni ko bazatugirira nabi ndetse ntibigarukiraho aya mateka yacu uvuyemo sinirwa njya mu ya kera cyane hari ya kera y'ubukoroni n'ibyavutse kubera ubukoroni bikagera ku bibazo by'imyaka 31 ishize ntabwo ari izo nterahamwe gusa ntabwo ari abo bazishyigikira ku mugaragaro aho bakavuga no ku maradiyo ko bazica u Rwanda abanyarwanda bazatera bakaruvuyanga uko bashatse hari n'abandi bo hanze hirya muri ibi bihugu byitwa ko biteye imbere babirimo nabo babirimo ku mpamvu nyinshi ku buryo bwinshi impamvu ya mbere ibyo navugaga by'ubukoroni se ubundi uwakuzanyeho ubukoroni ni uko abagukunda icya kabiri kubera ayo mateka rero nk'ayo bashaka kubipfundikira kuko ni nayo yavuyemo n'ubwicanyi kwica abantu kubera icyo bari cyo hano mu Rwanda babonye imyaka 31 ishize miliyoni y'abanyarwanda bagapfa
babifitemo uruhare. Nyuma yabyo rero bagerageje kugenda bahisha urwo ruhare. Urwo ruhare uko baruhisha, baragenda amateka bakayahindura bakayagira ukundi, ndetse bagashaka kwerekana ko abishwe ari ikibazo cyaturutseho. Ntabwo ikibazo ari icy'abishe, ikibazo bakigize icy'abishwe. Ni nko kuvuga ngo nibo babiteye. Ubwo iyo bazanye interuro nk'iyo, icyo bivuze ni ukuvuga ngo barakwibagiza ya mateka bagizemo uruhare, ndetse wowe wo kubabonamo, ahubwo ibibazo bisigare hagati yacu nk'Abanyarwanda. Abishe n'abishwe n'ibyo biri hagati yabo. Niba mubyibuka neza bigitangira muri UN hari umuntu wavuze ngo ibiriho mu Rwanda by'ubwicanyi igihe abantu bapfaga, genocide iba. Hari umuntu mukuru cyane avuga ngo nta genocide iriyo. Ni nko kuvuga ngo aba ni abaginga b'Abanyafurika bicana nk'uko basanzwe, niko babaye. Abanyafurika baricana, bafata amacumu bakicana, bafata imihoro bagatemana. Ni ubuginga bw'Abanyafurika. Ubwo uruhare rwabo bo hanze ruvuyemo, hasigaye ubuginga bw'Abanyafurika. Ubuginga bw'Abahutu n'Abatutsi mu Rwanda, ubuginga bw'Abanyarwanda, baba Abahutu baba Abatutsi, ni abaginga baricanye. Ubwo interuro irarangiye. Ni uko abantu bashaka ko ariko abantu bagomba kubyumva. Niba ariko abantu bashaka ko byumvikana, namwe se mwabijyamo mukabyumva gutyo? Kuko u Rwanda ni urwacu, tugomba kururema uko rukwiye, Abanyarwanda bakaba uko bashaka kuba. Uzabona rero mu binyamakuru, n'ubu ntimubibona, ariko mubibona. Njya mbaza abantu bambuka bakajya nko muri Congo yo hakurya, hariya Eastern Congo. Abantu bavayo batubwira ko uko ibintu bimeze ubu muri za Goma, Rucuro, umuntu ukaza Bukavu, mbese mu nkengero zaho hose, barakubwira ko ubuzima bumeze neza ubu kurusha uko bwabaye mbere y'ibi bijya kuba. Ariko ntabwo ariko buri wese abibona. Ntabwo bivuze ko atari byo, ahubwo nimujya gukurikirana mukareba neza, n'ubu murabibona. Abanyamakuru, ibihugu nyine ibyo byo hanze bita impatse ibihugu, ababikoze abafite ayo mateka, bagerageza kwerekana ko ibibazo ni M23, AFC, M23 n'u Rwanda na RDF. Iyi ngiyi RDF niyo iza kuba iriyo, ibyo bavuga ntabwo ari byo yakora. RDF ibyo yakoze cyangwa ibyo yakora muribuka, ariko abantu bamwe banyuze aha n'amasanarizi n'abandi banyuze hano bagaherekezwa bakabaha bayi bayi ngo batahe iwabo neza mu mahoro. Ni RDF yabikoze. RDF y'inyicanyi iba yarabishega.
niko byagenze se. Hanyuma se ubwo ujya gushinja RDF akavuga ngo niyo ikora ibintu byose bibi muri Congo, muri Eastern Congo, yabihera he? Kandi bakabikora ku buryo ari interahamwe, ari wazalendo, ari government iriho ubu ya Congo, ibyo ikora, ibyo yakoze bibi bigaragarira buri wese, byatumye n'impunzi zivamo zikaza hano, abandi bakicwa, n'uyu munsi abantu barakicwa. Byo ntabwo bajya babivuga, ntaho njya mbona jyewe bivugwa byandikwa. Ubwo ariko bikubwira impamvu nyine niko bashaka ko ariko biboneka ku ikibazo cyose kigeze kibaho muri Eastern Congo cyangwa muri Congo yose ni u Rwanda. Ntabwo ari interahamwe, ntabwo ari wazalendo, ntabwo ari government, ntabwo ari iki. Ubwo birumva mwumva aho baganisha. Ibyo rero nibyo biba bikwiriye kuviramo abantu guhora biteguye, bafite umutima wo guhangana n'ibibazo, ntiturambirwe, ndetse tukiga gukora ibintu byinshi nubwo dufite amikoro make, ariko ibyo dukora ndetse bikarenga amikoro dufite, sibyo? Iryo somo hari uwaryibagirwa? Dukomereze aho twari tugeze kandi aho mugejeje. Bari mumaze kuvuga naho mu by'ukuri ibyo navugaga ko ntawe tujya dushozaho intambara keretse uwayidushojeho, niryo hame, niwo muco w'u Rwanda wa RDF. Ahubwo twitabira no gufasha abandi babuze cyangwa badafite umutekano, iyo babishatse bakadusaba ko bagira uko dufatanya nabo, tukabatera inkunga, tugakorana nabo kugira ngo nabo bakemure ibibazo byabo. Bavuze Mozambique, bavuze Central African Republic, bavuze South Sudan, bityo nabo rero muri Eastern Congo iyo badusaba imfashanyo tuba twarayibahaye, usibye tuzanaho ibibazo badutera kuri twe, batubwira ko twe tubibatera. Ariko iyo bashaka ko dufatanya kugira ngo bagire umutekano, natwe tuwugire rwose, niyo ari intego yacu igihe cyose. Ariko ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko umuntu abishaka. Tuzakomeza rero gufasha, gufatanya n'ababishaka ndetse n'ababidusabye, kuko ibyo byose aho twagiye tujya n'ab'icyo gihugu babidusabaga, ntabwo twagiyeyo gusa, ntabwo turi abacanshuro. Dukora ibintu bizima byubaka, dukorana n'abandi babishaka. Ntabwo igisirikare cyacu ari igicanshuro, ni igisirikare cy'u Rwanda kirinda u Rwanda. Undi wagisaba ko bafatanya bakirinda nabo baturi tayari. Ndetse ibyo bituma tugera ahantu dukora n'ibirenza amikoro yacu, ibyo navugaga. Niyo mpamvu cya kintu cy'imikorere n'imikoreshereze y'ibyo dutunze bigomba kugira umwihariko wabyo, kandi tukawuzirikana, bakoresha bike dufite, bakora byinshi kurusha
kandi bikaba ibintu birambye bihoraho, ntabwo ari ibintu byo gukora neza umunsi umwe ubundi bikaba nabi. Dushaka ibintu bihoraho, ibintu birambye buri gihe cyose. Ni wo muco twifuza kubaka mu Rwanda, nta nubwo ari mu gisirikare gusa cyangwa mu byo kwirinda, oya, no mu bisanzwe. Uzarebe hari abantu bagera hano mu gihugu baturutse hanze, bahageze nk'ubwa mbere, bibwira ko igihugu cyacu gikize, gifite oil, gifite gas, gifite, naho ubundi ni ukuvuga ngo ibi bintu byakorwa bite? Byakorwa muri bwa buryo babwira, gukora no gukoresha neza icyo turi cyo nicyo dutunze. Icyo ngicyo ntituzagitakaze. Ni umuco. RDF ifite amateka yayo, aho ikomoka, no mu nzira yose yo kubaka igihugu cyacu kugeza uyu munsi. Ariko ntibikora yonyine, ibikorana n'inzego zindi, ikorana n'Abanyarwanda. Ni umuco w'u Rwanda mbese ko dukora. Ibyo rero nagira ngo nongere mbakangurire, mbibakangurira, ariko ari uko tuzakomeza. Naho izindi ntambara zigenda zihindura isura, uyu munsi ni urw'amasasu, bikurikiyeho bikaba iby'abanyamakuru, bikaba by'abitwa human rights. Human rights rero, izi institution za human rights zo ni nk'aho Abanyarwanda badakwiriye rights, ni nk'aho twebwe nta human rights dukwiriye. Kandi amateka yacu atwereka ko ahubwo nitwe tubikeneye kurusha, ariko bakaturega ko rero intambara zihindura isura. Hari intambara z'amasasu, hari izindi zirimo ubwenge bwinshi, bakakwita icyo utari cyo, bakakwitirira icyo utakoze, bagahora urugamba rwo guharabika. Muraruzi? Urwo nirwo rusa nkaho rugezweho kuri twe, ariko rero narwo murufitiye intwaro. Ubundi sinzi impamvu namwe mutarurwana. Abantu bajyaho kuvuga gusa, mwe mwananirwa kuvuga, se mwabishatse? Ibintu bajyaho bakajya hariya bakavuga, mwagiye mubasubiza ko mwe mufite n'ibyo mushingiraho, mubasubiza, mujye mubasubiza. Izi mbuga nkoranyambaga, hari uhejweho se? Keretse utashatse kujyaho. Ubeshya mwagiye mumunyomoza. Ibyo byamunanira, yazana intambara mukamurasa. Ikibazo kiri hehe? Ni ibyo rwose. Ntimukirwe mwivuna muhangayika kubitureba. Aho tuzajya gushoza intambara mu kindi gihugu, ibyo ngibyo nibabibarega bazaba bari mu kuri. Nta mpamvu bikwiriye kuba. Ntabwo turi bagashoza ntambara rwose. Ariko kuba bakarwana ntambara byo turi byo. Biterwa n'aho birwanira n'uko yaje n'ibitureba muri iyo ntambara. Ibisigaye turagumya tugerageze ibishoboka byose, tubagezeho bituma akazi kagenda neza. Mushobora gukora akazi, bimwe muzajya mubyumva ko ari byo twaba twifuza ariko tutabona, muzajya mubyumva ko ari ya mikoro
adahagije dufite, ariko nabyo tukabiha igihe gusa, kuko iyo udafite amikoro ubu ntibivuze ko ejo utazayiba uyafite. Niko kazi turimo, gushakisha amikoro ahora yiyongera ajyana n'ibyo dukeneye, ariko igihe dufite bimwe bishoboka tujye tubikoresha neza, hanyuma ibintu bisobanuke. Hariho n'ibishoboka, nk'ubu twebwe nahoze mbaza kare, n'izi nyubako ziri aha n'ibindi bikorwa, hari muzi ko hari ibyo dushobora kwikorera tutagombye gutegereza ibiva hanze. Ubu uko muri aha ibihumbi, dushyizeho uburyo buri wese agakoresha intoki ze, shyira itafari hejuru y'irindi. Ntabwo ari ngombwa ngo tujye gufata abantu bazaza bakaduhenda ngo ngewe kugira ngo nshyire mvane itafari aha ndishyire aha nubake izi nzu zose muragomba kumpa miliyari 20. Mwabikoze mukazitwara izo 20 mwebwe, cyangwa ntabwo no kuzitwara ni ukuzizigama ahubwo, kuko ni ibyanyu byose. Reka abe ariko dukora rero, reka abe ari wo muco wacu, sibyo? Icyo narangirizaho, ibyo byose ntawabikora adafite ubuzima, sibyo? Mugerageze kurinda ubuzima bwanyu. Hari inzego zibishinzwe no muri RDF hano, mugerageze mwigishe, mukurikirane. Yes. Okay. Ndishimye cyane rero kuba nabonye uyu mwanya ngo nze tuganire. Ukomeza akazi keza.